kwiha like kuri Facebook. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo ki wabasha kwiha like kuri Facebook, bimwe bakunze kwita ngo ni auto like. Uyu munsi nibyo tugiye kurebera hamwe. Tugiye kureba uburyo ki wajya postinga ifoto cyangwa se ikindi kintu cyari cyo cyose hanyuma ukiha like kuri Facebook. Uyu munsi nibyo tugiye kurebera hamwe. Ndakwibutsa gukanda subscribe, like, comment niba hari icyo ushaka ko tuzagukoreraho ubutaha, ukinyandikira muri comment kugira ngo ubutaha nzaze nkigusobanurira uko meze. Reka dutangire. Ni Darius Stage. Nta kindi uzakora rero, mbere na mbere uzaza kuri Play Store. Ndabizi abantu benshi nyine mwese murayigira. Uzaza kuri Play Store, hanyuma numara kugera kuri Play Store uzaza hano wandike ijambo DJ Like gutya. Uzaza wandike gutya DJ Like gutya. Ni kuvuga ngo iyi ni application tugiye kudownloadinga, iradufasha cyase izajya idufasha kwiha like kuri Facebook. Hari ukuntu ujya kubona ukabona abantu benshi kuri Facebook, ukabona afite like byinshi ukagira niza abantu nyine bamuhaye, kumbi ni application yakoresheje ibasha gutanga ama like. Noneho urabona azahita afunga ibintu byinshi. Uzaza urebe iyi ngiyi n'ubundi yanditseho DJ Like gutya. Iyi ngiyi ifite iyi logo imeze gutya n'ubundi yanditsemo DJ Like. Noneho uzaza uyi downloading cyangwa se uyi-install. Uzaza ukanda hano handitse install. Noneho numara kuhakanda uzategereza irangire. Guys, nkomeza kubibutsa gukanda subscribe, kandi niba hari igitekerezo ufite cyangwa se ikibazo ushaka nzagukorereho ubutaha, wowe wakinyandikira muri comment, ubundi nge nkaza nkusubiza cyangwa se nkaza nkagukorera video yerekeranye n'ibyo ngibyo wambajije muri comment. Tuzadukomeza tubane no mu zindi video zigiye zitandukanye zigisha utuntu tw'ubwenge gusa. Noneho uzaza uyestare, uzategereza bitewe na connection ufite, uzayestara utegereze irangire. Urabona ko irangiye. Ikirangira rero nta kindi uzakora, uzaza ukande open cyangwa se uzaza uyifungure. Uzaza uyifungure. Guys, mwihangane, iyi video irageza kubaho ndende gatoya, iraza kugira iminota 11. Mwihangane kabisa, mwihangane. Numara kuyinjiramo uzaza ujye kuri Facebook yawe, kuri account yawe ya Facebook ushaka kuza kwihaho ama like. Uzaza noneho uzaza uyirebe Facebook yawe, dore niyo ngiyo, iyo niyo Facebook yanjye. Noneho uzaza upostinge. Reka wenda urugero postinge cyese, reka postinge link isanzwe. Reka postinge link nibwo murabibona neza. Uzaza upostinge. Mbere yo gupostinga ushaka wabanza ukagaruka hano kuri iyi application ya DJ Like, noneho ugashyiramo account. Reka tubanze mbere yo gupostinga, reka tubanze dushyiremo account mo hano. Iri account yacu nyine turabanza tuyishyiremo hano muri application ya DJ Like. Uraza ushyiremo imyirondoro ya password n'ibindi byose nyine. Uraza wandike password witonze. Uraza wandike nimero ya telefone niba ari wakoresheje cyangwa se niba ari email. Uraza yandike hasi wandikeho password, hanyuma utegereze. Uraza wandikeho password, nurangiza ukore login winjire. Uzaza ukanda hano handitse login. Ni ukwinjira nyine cyangwa se kwinjiza ikintu. Numara gukanda login urabona account izaba yageze. Hano bari kutubwira ngo tuyisavinge amakuru yawe nyine, tuyasavinge hano muri application. Reka dukande save nyine kugira ngo igigumamo nyine igihe dukeneye kwiha like tujye duhita twinjiramo nta bintu byinshi nyine. Urabona account yagezemo, urabona batubwiye ngo welcome. Account ikigeramo uzahita ubona logo hano yayo, dore ngiyi logo. Urayibona, dore ngiyi logo.
Okay, noneho hano urabona hari ibintu byinshi bakubwira ngo welcome to dashboard. None hano handitse ngo exchanger reaction. Hano exchanger reaction ni kuvuga ngo hano niho dukanda iyo tugiye kwiha amalike. Reka tuhakande, turahakanda. Ukihakanda urabona hano batubwiye ngo submit your post link. Ni kuvuga ngo hano submit your post link, uraza urajya kuri Facebook ufate link ya video cyangwa se ya post ushaka guhanuze like, uraza uyifate uyipastingemo hano handitse ngo on you paste your post link here hariya. Okay, noneho sasa ikintu hano tugiye gukora, tugiye kugaruka kuri Facebook hano, tugiye kugaruka hano kuri Facebook, hanyuma reka posting yo link ya YouTube. Hano uraza uposting, making sure ko iri public. Ureba hano kiri public, yuko niba itari public ntago uziha like ngo bikunde. Uraza uyigire public, bitewe nuko public nyine nibwo abantu bose babona iyo post. Uraza uyigire public. Ukigira public rero uhite ukanda post. Urabona dore ngi post yacu igeze. Murazi ko link ntago zikunda kugira amalike cyane. Mwese ndakeka murabizi. Urabona iri just nawe nyine nyishyizeho none post nyine. Urabona ni highlight igize akalike kamwe. None ikintu uzakora ni iki? Uzaza ukande hara kwa tura tudomo dutatu. Kanze ntubere iki neza. Uzaza ukande hano kuri utu tudomo dutatu utu. Uzaza udukandeho. None numara kudukandaho uzaza nanone ugaruke hano handitse copy link. Ahangaha niho nanone uzagaruka hano. Ahangaha niho uzagaruka. Okay, uzaza ufate copy, hanyuma numara gufata copy uzahita ugaruka muri ya application yacu ya DJ Like, uzayigarukamo. Noneho numara kuyigeramo uzaza ukande hano handitse exchanger reaction hano. Ahangaha hano niho dushyira nuze link yacu. Uraza ukahakanda, ukihakanda nanone urabona bya bindi nibyo bigaruka. Uraza ukayipastinga hano. Kanze mpabereke neza hariya handitse on you paste your post link here. Hariya niho uyipasting, ukandamo cyane, hanyuma ugakanda haranditse paste. Okay, noneho hano urabona hari utu emoji. Hano hari niba ari emoji, niba ari tu emoji utu. None uraza ugahitamo ko ushaka ko izo like ziraba zisa. Uraza niba ari agatima cyangwa se niba ari akangaka, uraza ugahitamo ko ushaka. Twe ni like dushaka zino zisanzwe nyine. Okay, noneho hano handitse ngo I'm not a robot. Bivuga ngo hano bakubaza utubazo nyine kugira ngo bemeze ko utari robo. Kugira ngo bemeze ko utari robo bakubaza ibibazo. Hari abakubwira ngo duhitemo igare. Bari kutubwira ngo duhitemo igare. Uraza noneho ukaza ukareba igare. Urabona uraza ukatuvivura nyine. Ino question hari abantu benshi ubusanga batazi kuyisubiza, kandi guys iyi question iroroha cyane. Hari abantu rero batita hari akwarira jambo riba riri hejuru, kandi niryo ugomba gusoma kugira ngo ino question uyikore. Okay, uraza ugahitamo igare, hanyuma ahantu hose hari igare nyine urahemeza. None ugakanda submit. Urabona akabazo duhise tugasubiza, kandi hari umuntu ushobora kukamaraho n'iminota 20 kamunaniye bitewe nuko aba atabanje gusoma hari hejuru. Okay, none ugakanda submit. Hano ugikanda submit, ikintu kiba kigiye ku za like ziba zigiye guhita zijya kuri ya post yawe. Za like ziba zigiye guhita zijya kuri ya post yawe. Hano urategereza mpaka. Okay, urabona bahise batubwira ko like zacu zagezeho kuri ya dashboard. Hano like zagezeho. Noneho ikintu tugiye gukora ni iki, tugiye gusubira kuri Facebook turebe ese like zahageze cyangwa n'abamamye baratubeshye ngo zahageze kandi zitahageze. Hano uko ugenda ubikora cyane niko like zigenda ziniyongera, zigenda ziba nyinshi.
urabona ya like iracyari imwe. Noneho tugiye gukora refresh. Dukoze refresh kugira ngo tujye kureba za like niba zahageze. Iracyari imwe guys. Batubeshye se? Banza batubeshye we. Reka nanone tugaruke dukore refresh. Nanone biranze guys, byagenze gute? Reka dukore nanone refresh. Okay, urabona ko like zacu zahageze. Urabibona like zacu, urabona ko zahageze, zimaze kuba 6. Zizagenda zizamuka urabona 6. Ni kuvuga ngo hano noneho 6 mu minota 6. Hano kugira ngo twongere tugire ute, kugira ngo twongere tubone n'izindi, turajya kuri ya application nanone, turayigarukaho ya application nanone, twongere dukore bya bindi nyine. Gusa hano wongera kubona izindi like aruko iminota 15 yose ishize. Urabibona iminota igenda imanuka, iyi minota 15 ishize, ako kanya tena uba wemerewe gushyiraho izindi like. Guys, ndakwibutsa rero ukanda subscribe kugira ngo tujye tubana no mu zindi video zigiye zitandukanye. Uramutse ufite ikibazo cyangwa se hari igitekerezo ushaka kungezaho, wanyandikira muri comment. Ukeneye nimero yanjye ni 0739 722 100. Izo nizo nimero zanjye za telefone. Guys, ni Darius Tech, tuzadukomeza tubane mu zindi video.